kumva aya majwi ra mani cyamba tugikurikira mu twe sha mureka twirukanga turi bangahe kamaze gupfa nawe mani ngenge kwirukanyira mwana nushaka kuguma aho ngaho uyu muniga se mwaka byaramwarirutse ngenge kwicara ngaho mpfira kandi ndapfa nk'ingabo cyongeye cyateye ngiye kugihiga jye ubwanje kirambona ijambo ntabwo rifite gutanga amaraso umunsi namwe turabona noneho nahandi twakongera kubona inkwi uretse ririya shamba mama yatubujije bagira ngo turijyemo none urabona ari hehe turakura inkwi nitutarijyamo n'ubundi nawe nkwi turabona iwacu baratubwira ngaho reka dupfe kugenda wese kuri gukomeza kugenda kutari gutaha asitinde ubona ari n'inkwi ngewe mwana ukuza dutashya rero hano zirahari uyu sabaye yegora mwebwe ntago muzi bibaye umuntu afashe inda bamumira burundu manu uyu sigisazi mwana dorere uri kubeshya wowe umuntu amize undi burundu koko manu uyu mukobwa afite kuba atabeshya twagiye tukareba ibibaye manu nyumvira arenge ndagazwa uri kubona iri shyamba ryije gutya umuntu yarijyamo ariko twere kumuseka twere no kumuterera wareka tukagerayo tukareba nimba ari ukuvugisha ukuri koko nukuri kw'Imana zimbeje abariye musaza wanjye ndeba shaka kuturica sha ariko dupfe kugeraho nabi sha reka dupfe gutabara uyu mukobwa kabisa
mwana ntabwo muri ako bwije ko muri kugenda mutatana banguka tugenda nyine ese ubundi wa mukobwa ari hemwa maze yo kwigira ubwoba nyumvira cya kintu igana agasibanuzi ko kigiye kwinyara mu mapantaro wangu muri kumva aya majwi ra mwana kiye mani cyamba kigikwitira mu twese sha mureka kwirukanka turi bangahe se kamaze gupfa nawe mani ngenge kwirukanyira mwana nushaka kuguma aho ngaho uyu muniga se mwaka byara mwarirutse ngenge kwicara ngaho mpira kandi ndapfa nk'ingabo ishyamba riteye ubwoba ikibi cyongeye cyateye ngiye kugihiga njyewe ubwanjye kirambona